nawe hibuke nawe ibuka kera hawe ntabwo mbizi ariko njyewe nagize chance yo kubura ababyeyi n'uruhinja ndi mutoya ariko tekereza muri kera hanjye ni papa kani mama n'undi papa w'abana ntabyaye batandatu. Haleluya. Amen. Ariko ndashimira Yesu. Haleluya. Ntabwo yigeze amemukira. Ntabwo yigeze ankoza isoni. Ndamushimiye. Kera hacu hari imibabaro. Kera hacu hari agahinda. Kera hacu hari inzara n'ubukene. Ariko Imana ishimwe ihindura amateka. Turabasuje mwese abakurikiye abakundwa na Yesu Choir ku mbuga nkoranyambaga zacu zose YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'abahagarariye umuryango mugari w'abakundwa na Yesu. Murababona abasore basa neza cyane, ababyeyi basa neza cyane. Turi kumwe nabo kugira ngo batuganirire, batubwire byinshi mugiye kumva muri iki kiganiro. Ndatekereza ko mwarimu nabakumbuye, baratubwira naho babaga. Gusa mbere yuko dutangira byose reka tubanze twiragize Imana. Umubyeyi Mama Richard abanza dushyira imbere y'Imana ubundi tubone gukomeza ikiganiro. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kwera kwawe no gukiranuka kwawe, tugushimiye ubutsinzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero. Turagushimiye ko waturinze iminsi yose itambutse kugeza aya magingo, tugushimiye ko waturindiye abakunzi, turagushimiye izina ryawe turishyize hejuru. Uyu mwanya mwiza duteranijwe no kwamamaza ubutumwa bwawe, turaguhamagaye nyaguhora ku ngoma ngo ururukire uze kubana natwe, utwejesha amaraso, udutunganyisha amaraso yawe, utwishimire. Kandi uyu mwanya duhamagaye icyubahiro cyawe ngo cyururuke kuba hagati muri twe. Ubwami bwawe nibuze, izina ryawe nirihimbazwe, aba hafi no bakure bamenye, bitegereze, bumve kugira neza kwawe. Turagushimiye, ducecekesheje ibitavuga Imana byose izina rya Yesu. Duhamagaye kwera ko Imana ngo kuganze. Turagushimiye kuko uyu mwanya uduhaye umugisha, turagushimiye kuko uyu mwanya wiyerekaniye kutugirira neza, kandi uhaye umugisha umuntu wese uzakunda kutwumva akadutega amatwi. Urakoze kuko urutse kwikorera icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nanjye reka mvuge ngo amen. Amen. Mbere na mbere ndashaka kubaza muri mwebwe turi kumwe na dirigente wa korali yabarimo, se mwamusigara? Dirigente nagira ikintu akora tumumenye turebe uko ameze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yo haleluya ntago ari ha dirigente pe. Nagere bayongeremo akabaraga kugira ngo Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ndishimye cyane kuba ndi kumwe namwe. Bamwe muri mwe turangana, abandi murambyaye, ariko nishimiye kuba ndi kumwe namwe kandi ntago ari uburyarya. So uyu munsi rero nahoze ejo hashize nahoze nsura imbuga nkoranyambaga z'abakundwa na Yesu Choir. Manze mwiha amashyi muhagaze neza ku mbuga nkoranyambaga zanyu zose, umeze neza cyane rwose. Ariko nagize ikibazo, nasuye imbuga nkoranyambaga zanyu mbona mufite indirimbo yarebwe n'abantu bari hafi ya 2 miliyoni, imaze umwaka mbona izindi ndirimbo ziri hejuru y'abantu 300,000, mufite ibihangano byiza. Imana ikiganza cyayo kiri kuri mwe pe, ntago nabishidikanya. Amen, amen. Ngendeye ku byo nabonye. Yego. Ariko ikibazo nahuye nacyo, nasanze mumaze amezi 4 nta kintu mugenera abakunzi banyu. Perezida wa korali nabashije kumumenya, nyakubahwa perezida wa korali, ibyo bintu byatewe n'iki? Kuki yashize amezi 4 abakunzi banyu bagera mu 48,000 babakurikirana mu buryo buhoraho ku rubuga rwa YouTube, rwo ndi bwibandeho cyane, bamara amezi 4 nta gihangano gishyashya, nta butumwa bwiza butuma abantu bagaruka mu mavuta nk'uko musanzwe mubikora. Byatewe n'iki? Murakoze cyane.
mbere turabanza twisegure ku bakunzi bacu nk'uko wabivuze kuko hashize igihe kingana gutyo nk'amezi 4 ariko ntekereza yuko ntabwo korali yize irekera gukora. Korali yarakoze cyane ndetse bihagije. Twagiye tugira amavugabutumwa mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Twagiye dukora ibiterane, tugenda dutumirwa n'ahandi hose itorero ryacu rikorera ndetse na nyuma yaryo, ariko twarabazirikanaga n'ubundi ibihangano biracyahari, ibihangano byiza uko mu kanya mugiye kuza kubyumva cyangwa se mukajya mukanatubona, ariko turabatekereza cyane. Uyu munsi rero twongeye turagarutse kandi tubazaniye ibintu byiza cyane. Twagiye kubategurira ibindi byiza birushijeho ibyo mwari mwabonye. Murakoze cyane. Bivuze ngo mumaze amezi 4 mutagaragara kuri screen, ariko mu by'ukuri muri amezi 4 ntago mwigeze muryama ngo musinzire. Okay, twari kubimenyesha abanyarwanda rero, ariko ngenda bashimiye. Mbaye n'umuhamya wo guhamya ibyo kubera ko nagize amahirwe yo kumva kuri zimwe mu ndirimbo nyinshi mufite muri studio abanyarwanda batarumva. Indirimbo nziza cyane kandi nababwira ngo courage. Imana iri kumwe namwe. Reka duhere ku ndirimbo yitwa Dawidi. Nge mbere yo kugererayo nyine abantu batarabasha kugira icyo babona, ubwo nk'ubwo turanayitizinze imbere yanyu abanyarwandakazi bantu 48,000 mukurikirana abakundwa na Esquire, umenye ko tutari dusinziriye ahubwo twari turi kubategurira ibirenze ibyo mwari musanzwe mubona. Indirimbo yitwa Dawidi rero impamvu nyihereyeho nanjye narayikunze cyane. Ngo niba narayikunze hari ikizere ko n'abandi banyarwanda bose n'abandi bakristo bose nabo bazakomerezaho. Indirimbo yitwa Dawidi dirija yanditswe nande? Murakoze cyane. Dawidi yanditswe nanjye n'abandi bantu bake dufatanya gukora umurimo w'Imana muri Rukundo na Yesu. Yego. Ariko niba nibuka neza indirimbo ntago ari Dawidi, nibuka yitwa ni Dawidi. Ariko harimo n'akandi gace kavuga ngo kera hacu. Kera hacu, aho niho nakunze. Ahubwo bibaye byiza indirimbo mwazana yita kera hacu. Kera hacu ibi ndirimbo rwose nge nyibatije kera hacu. Amen. Nyibatije kera hacu kuko irimo ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ntaragira n'ibintu byinshi mvuga kuko ariyo ndirimbo dutizinze, kuko muvuze ko mukoze comeback, ubanze mubumvishe kuri ako gace karimo kera hacu, babanze basogongera abakunzi bacu, ubundi dukomerezeho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tujya kuririmba kara gace kavuga ngo kera hacu. Mani bamugisha.
nanjye reka mvuge ngo amen. Amen. Ngo kera hacu haraho imibabaro, kera hacu haraho inzara n'ubukene, ariko Imana ishimwe. Amen. Mwaririmbye ako kantu numva nkozwe ku mutima. Haleluya! Imana ishimwe. Nanjye ngasubiyemo numva umubyeyi Mama Rishari akozwe ku mutima. Mama Risha, wagize icyo tubwira kuri iyo ndirimbo n'ukuntu Imana yagukuye kure? Haleluya! 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 Amina. Imana yacu ihinduranya ibihe. Twavuze ngo kera hacu, kera hanjye haraho inzara, haraho imibabaro, haraho ubukene, mbaye imfubyi y'imyaka 16. Mfite abana 6 nkuriye nanjye ndi uwa 7. Ariko ndashimira Yesu uhinduranya ibihe. Nabonye umwami ahinduranya ibihe. Kera hanjye hari habi, haraho imibabaro, hari agahinda, hari inzara n'ubukene, ariko Imana ishimwe. Ufashe tuyihereze icyubahiro. Ariko Imana ishimwe. Ihinduranya ibihe. Kera hanjye nawe hibuke, nawe ibuka kera hawe. Ntabwo mbizi, ariko njyewe nagize chance yo kubura ababyeyi ndi uruhinja, ndi mutoya. Ariko tekereza muri kera hanjye ni papa ni mama, n'undi papa w'abana ntabyaye 6. Haleluya. Ariko ndashimira Yesu. Haleluya. Ntabwo yigeze amemukira, ntabwo yigeze ankoza isoni. Ndamushimiye. Yabimenyaga ko dukeneye kurya, akabimenya ko dukeneye kwambara, akabimenya ko abana bakeneye minerivare. Ndashimira Yesu wagiriye neza muri kera hanjye. Amen. Amen. Imana nimuyimbere icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Utaratuza gatoya ndagira ngo nkubaze. Urabona hano ni kuri abakundwa na Yesu kwaya. Ntabwo twagusuye nka Mama Rishari. Ibi bintu wabihuje gute no gukora umurimo w'Imana kugeza ubwo wisanga muri korali abakundwa na Yesu? Kwanza bimazemo igihe kingana iki? Murakoze cyane. Ninjiye muri korali muri 1997. Niho ninjiriye muri korali, ninjira muri korali mu gihe kigoye, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibintu by'ibibazo bikomeye. Abanyetorero barabizi. Ninjiye mu gihe kitari cyo kwinjirwa, nahamagawe mu gihe kitari cyo guhamagarwa. Ariko ndashimira Yesu wabonye neza ko ari by'agaciro, kuko icyo gihe nari mukeneye, niho byari binkobereye mu buzima busanzwe. Andebera mu mbabazi, arampamagara, anyinjiza mu rugo rwe, kuko imibabaro n'agahinda kiyo ku muntu utari wamumenya birenze urugero. Bamwe bajya bafata icyemezo bakajya kumanuka kuri ya mazu kwiyahura, abandi bakizingira imigozi. Ariko ndebeye mu mbabazi, abamubwira mwana wawe anzana muri icyo gihe, aranyinjiza mu rugo rwe, hanyuma anyigisha kumubwira ibyo nkeneye byose. Amen. Ambera data, ambera mama. Muri icyo gihe ahangaha iyo mbageze nyambwira abantu babwira ngo kuba utazi Yesu, kuba utazi Imana, kuba utazi uyu mwami, ni ukunyagwa zigahera, ni ugupfa ndetse ugapfa nabi. Agahinda karakwica, kakagushorera, kakakugeza aho uri bw'imanure, kakakubwira ngo dore inzu ndende, genda umanukeyo nibwo biriwe bukemutse. Ariko burya igisubizo nikiba kibonetse. Upfuye kandi upfuye burundu, kuko upfuye urupfu rw'iteka. Ariko Kristo wamwakire nk'umwami n'umukiza, bikomeye warakongorera, akakubwira ati mwana wanjye. Ariko muri ubwo buzima bwanjye abana 6 bambaza bati turarya iki, ukabareba nyine ugahita ubona numva mu nshingano nahise mfata z'ababyeyi. Kristo yaramfashije, nkajya mupfukamira agahita ambwira, najyaga njya imbere ye nkamusaba kimwe agahita ampa ibindi ntagiye kumusaba, kuko yandeberaga mu mbabazi, kuko yahinduranya ibihe. Haleluya. Amen. Ndabihuza gute ibi bintu? Ndabihuza gute? Ndabwira umuntu utari wamwakira ngo naze yirukanka muhungireho, aho kwirukanyira kuri ziriya nzu ndende, aho kwirukanyira gushaka ikiziriko cyangwa gushaka imiti, ndakubwira ngo irukanke cyane uze umusange. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo ni intambwe imwe gusa, 99 n'izuriya mu. Amen. Mwamumbere amashyi Mama Rishari.
bivuze ngo Yesu yagukunze mu gihe abandi bose bari bakwanze. nta wari uhari wo kunkunda icyo gihe. Urangije uravuga uti reka ngana abakundwa na Yesu kwayo. Imana ihabwe icyubahiro kandi ishimwe cyane ko yagutabaye. Ahabwe icyubahiro Yesu. Ubu ngubu rero muri uyu murimo, yego yankomereje muri uyu murimo, yandengereye muri uyu murimo, yampinduriye izina muri uyu murimo. Haleluya, amen. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Bakunzi bacu rero, akaryoshye ni gahora mwitama, ariko ubutumwa mwabwumvise. Indirimbo ni kera hacu, nge nibyo nayibatije. Wenda abakunzi baratubwira muri comment nabo bakurikije uko bumvise, ariko Imana ibakomeze kandi nizere ko mutazadutenguha. Ubu nge ndijwi ry'abanyarwanda bose aka kanya. Abantu 48,000 bakurikirana n'izindi miliyoni nyinshi zigiye kubakurikirana kubw'ibikorwa bidasanzwe nge niyumviye na niboneye mufite. Nizere ko mutazongera kudutenguha. Sibyo Perezida? Indirimbo ni kera hacu, ndakeka rero tugiye guheraho. Niyo tuzaheraho pe, naye ndabasabye tuyihereho kandi Imana ikomeze duhana umugisha. Amen.